Welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello, bantu b'Imana mumize gute? Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye. Ni kuri Shushu TV nk'ibisanzwe, ubaye mushyashya tuguhaye ikaze, ubaye isanzwe turabanyamugisha kugira mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe we musore uri muri atereta cyangwa se mugabo ugejeje igihe babita abasore ariko uri muri 35 imyaka yose waba ufite urimo urarambagiza cyangwa se uri gutereta ariko uribaza se uyu mukobwa abirimo neza se yaranyemereye cyangwa se bimeze bite. Ku yandi magambo tugiye kurebera hamwe umukobwa ukubeshya urukundo, umukobwa muri kumwe kubera ko agufatanya n'abandi, umukobwa muri kumwe kubera ko ari gutamporeza umwanya, ari kwanga ko ari wenyine kandi wowe mu by'ukuri wabishyizemo umutima wawe wose, ufite n'intego wifuza ko mwazabana n'ibindi, ariko we akaba ashaka ko mumarana gahe atari wenyine kubera ko hatandukanye n'umuntu, mumarana gahe nta ntego agufiteho. Ngibi ibimenyetso bizamukwereka ukava muri urwo rugendo bigishoboka, utarinze uhakererwa. Burya gutinda ahantu hatari ngombwa ntabwo burya biba ari byiza cyane. Ibiganiro mba bikoze kugira ngo twungurane ibitekerezo mu rwego rwo kubaka umubano uhamye, mu rwego rwo kugira ngo tureke kwangirizanya, tureke kubabazanya, tureke gukora ibintu byababaza mugenzi wawe. Niyo mpamvu uzana ibiganiro kugira ngo n'ubwo ati wanjye niko bimeze, ntabwo ugiye ngo itumuta cyangwa bigenze gute, ahubwo mujye mwicara mu biganiriho mufate umwanzuro unoze w'icyo mugomba gukora. Nimba ari bihinduke kugira ngo nyine umubano wanyu ukomeze kuramba kurushaho. Ikintu cya mbere kizakwereka ko umukobwa mukundana nta ntego ndende agufiteho cyangwa se atagukunda cyangwa se afite abandi bamwikundira cyangwa se ari kukwanga, ni ibintu nyine bikubiye hamwe. Uwo mukobwa ntaba ashaka ko umwereka inshuti ze, aba ashaka ko kuba mukundana biba private, biba ibanga. Ubundi mu bisanzwe umukobwa wese yifuza ko umusore bakundana amwereka inshuti, ikamubwira ati uriya niwe turi kumwe bimeze gutya. Ariko umukobwa muri gukundana kubera ko nta ntego agufiteho, kubera ko nyine agutendeka, agufatanyije n'abandi, wenda hari icyo umumariye mu buryo bw'amafaranga, mu buryo se bwo kuba wenda hari n'inama umwungura icyo agukurikiranyeho, we ntabwo rwose aba ari proud yuko wamwereka inshuti zawe. Ushobora kuvuga ati se uzaze kwa kangahe nkwereka inshuti zawe, ati mfite izindi gahunda. Nyine ugasanga iyo ushatse kumupresenta ku bantu b'inshuti zawe arabyihunza, ntabwo aba abishaka kubera ko aba azi neza ko nta gihe kinini afite mu buzima bwawe. Ubaye mushyashya ntugende udakoze subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Nkomeza gushimira abantu mukora comment, like and share, abantu munyaka nimero nzajya nzishyira munsi ya titre, muzajya muzibonamo. Habaye ari ubufasha ushaka gutera ibiganiro cyangwa se ngo ushaka gutera ibiganiro bya Shushu TV cyangwa se inama cyangwa se inyunganizi, uzajya ukoresha iyo nimero. Ariko icyitonderwa ni kuri WhatsApp gusa, kumpamagara uwo ntazajya nitaba azajya anihanganira. Ushaka ko tuvugana biri serious uzajya unyandikira kuri WhatsApp cyangwa woheze voice note ati nimero nayikuye kuri Shushu TV, mfite ikibazo kiniki ngira inama cyangwa se mfite inyunganizi cyangwa se mfite ubufasha, ibintu nk'ibyo. Twakomeje ikindi kintu kizakwereka ko umukobwa muri kumwe ari kugutera igihe, ari kugutera umwanya, atari muri adashaka ko atagufiteho intego y'igihe kirekire, kandi mu by'ukuri ushobora kuba bimufitiye ahubwo akaba ari kukurira umwanya. Uyu mukobwa uzasanga hanini ari mukunda birori. Ubundi umukobwa ugufiteho umwanya cyangwa se wifuza ko muzabana, wifuza ko muzashakana, niyo umubwiye ati nguhaye amafaranga nk'ingano y'amafaranga runaka, abigiraho inkeke kuko ati amafaranga ko yasesaguye nta kindi yari gukora amafaranga ko twari kuzakoresha ikiriki. Ariko umukobwa wishakira ikirori, umukobwa utagufiteho intego, niyo wamuha miliyoni ya buri munsi yajya yafata kubera ko we ntago agufiteho igihe, ntago afite intego y'igihe kirekire ari kumwe nawe. Bivuze ngo wayamuha utayamuha ntacyo wowe icyo wahungabanaho mu bijyanye n'ubushobozi ntacyo bimurebaho. Icy'ingenzi we yihanganira, icy'ingenzi we nuko aba yabashije guhaza ibyifuzo bye. Mbega uzasanga hanini ari munyabirori, ari umuntu ukunda byacitse byagenze gute. Ikindi kintu uzasanga umukobwa wifuza ko umukobwa uri
uri kugutendeka, tubijyane muri lisansi cyane, uri kugukundana n'abandi bantu utagufiteho indi ntego nini, uzasanga nta biganiro mwaganira bifite intego. Ntandi utangira kwicara mwaganira ati se sheri wanjye, ndifuza ko mu myaka iri imbere twazaba twarubatse duhanaguza akabanza, ndifuza ko twazabyarana abana. Ukijya mu mubare w'abana ukahita wumva babarira umaze no gupanga abana tuzabyara, ugasanga ari kubyitarutsa, ugasanga ari kubwata ahubwo ibyo bubiretse uzihariya kuri bare ibintu biri buhabere, uzi mu mujyi ikirori gihari, uzi ahantu habare expo. Mbega igihe ugiye kuzana ibiganiro bifite point, bifite ingingo nyamukuru, we arabyihunza kubera ko nyine ababizi neza ko ntabwo ari ibintu bimubwira, n'ibintu aba azi ko mu buzima bwawe nta mwanya wo kuhatinda ahafite. Ikindi kimenyetso kizakwereka umukobwa utagufiteho intego igihe kirekire mu buzima bwawe, cyangwa se ugufatanya n'abandi, cyangwa se utanifuza ko muzatana, cyangwa se wifuza ko n'ibintu bitatu bikubiye hamwe. Umukobwa utagufiteho nyine igihe kirekire, ugufatanya n'abandi, cyangwa se utagufite intego yo kuzakubera mama w'abana bawe, uko wasesagura kose aragushyigikira, hahandi usigara uvuga ngo mbega, ugasohora amafaranga aruta umushahara winjiza, kandi wakumva niko bigomba kugenda, ahubwo zana n'ayandi, kuko nta cyabahomba waba ari kunguka, kandi ntabwo aba kwitayeho ngo avuge ngo byagenze gute. Uya ni ukuri kumenya ibindi niba bimureba ntaba byitayeho habe na gato. Rero ibyo bintu watangiye kubona ku mukobwa muri kumwe, mu gihe mutarabana, jya ugenza make ubanze umenye koko ko ari we wa nyawe muri kumwe. Bavandimwe, abakobwa cyangwa abadamu, ntabwo mba nshatse ko kubangiza cyangwa se kubasenya imipangu yanyu, ariko biba byiza kuvuga ikintu nk'iki kugira ngo abasore babyigireho, n'abakobwa tuzabereka. Hari igihe nawe umusore aba afite nk'abakobwa nka 5 cyangwa 7 icyarimwe, kandi akabateta, kandi hose akahagaragarira icyarimwe. Niba mujya muri ibiganiro bya umuhungu afite cyane ko gutera, ujye ukora ibiganiro nyine agahamagara ari kumwe n'umukobwa, agahamagara umuhungu akabaza ati ufite girlfriend witwa nde, umukunzi wawe yitwa nde, ugasanga nyine uri imbere ya kamera n'uwavuze n'ibintu bitandukanye. Biba ari byiza rero kugira ngo umuntu akure akavuyo mu buzima bwe, kuko urukundo ni ikintu gikomeye, umutima ni ikintu gikomeye, iyo ubabaye n'ahandi hose biba bigoranye. Rero ni kubw'ibyo tuba turi gukora ibiganiro nk'ibi kugira ngo turusheho kubaka urukundo, umubano uciye mu mucyo. Ikindi kintu kizakwereka ko umukobwa muri kumwe atagufiteho intego yo kuzakubera mama w'abana, atagufiteho intego y'igihe kirekire, uzasanga atifuza ko umujyana iwanyu. Ubundi ni inzozi mu buzima busanzwe za buri mukobwa wese ko nimba mukundana yifuza ko mama wamumenya, yifuza ko famiye y'iwanyu imumenya, kubera ko aba yumva ko ubundi no musaza tuvuga ko umuhungu uri serious muri relationship afata umukobwa akajya kumwereka iwabo. Rero umukobwa we utagufiteho intego y'igihe kirekire, ntaba nabyifuza, ntaba nabikoze. Ukinavuga ngo tujye kureba mama, ashaka izindi mpamvu, ibirori byabereye, uko byagenze gute, we nta kintu na kimwe aba yitayeho. Ntabwo aba ashaka ko inshuti zawe zimumenya, ntaba ashaka ko famiye yawe imenya, nyine aba ashaka aba ari aho pwe inyuma bucece, ku buryo nanagenda abantu batazasigara bavuga ngo ngo dore twangiye umuhungu, ibintu nk'ibyo. Rero umuntu nk'uwo ubwira kumwereka famiye akakwihunza, washaka kumwereka inshuti ukabona wapi, ukabona ari ashaka ko usesagura, jya umugendera gake. Nibyo bavuga ngo ni ugukura amenyo, barakura da. Umuhungu ukabona umuhungu arakora aragize gute, ukabona nta kintu yigezaho, amafaranga yajyanaye mu bakobwa. Ntabwo abahungu ari uko ari injizi, nta n'ubwo abakobwa ari uko bakura cyane. Nibyo biba byajemo urukundo nyine buhumye, ibyo ndavuga ngo amaso ugakunda ntareba, ugasanga nyine urirwa umuntu uwo mufiteho plan yuko azakora mama w'abana, ariko nawe afite undi muntu afiteho plan yuko azamubera papa y'abana, ugasanga ibintu bigize gute biracanganye. Ikindi kintu kizakwereka ko umukobwa muri gukundana umukobwa muri gukundana atari tayari kukubera mama w'abana, atari tayari rwose, ashobora kuba ari kugenda deviya gahoro gahoro, agenda ava mu buzima bwawe ntubimenye, mu gihe cy'ibyago n'amakuba, kugira ngo ntimuziranye. Ubundi mu buzima busanzwe iyo umuntu ari umukunzi wundi,
ufite umuntu mukundana, umugabo wawe cyangwa se umugore wawe cyangwa se abantu bari muri kugerageza ko hano simba nigisha abagore n'abagabo gusa, mba nigisha n'aba batangiye kujya muri stage yo gushaka abo bazabana batari muri iriya kopinage y'abana yo hasi. Abantu umuntu mukundana yo mubanye neza yagize ikibazo nawe ugize ikibazo. Sasa rero umukobwa muri gukundana afite abandi bantu ku ruhande atangiye kugenda gusiga gake gakeya, iyo ugize ikibazo ugira ngo nta nubwo muziranye. Handi ugira ikibazo ukitega ko ari umuntu wawe ushaka kuguhamagara hi baby bite umeze gute, ugasanga ukajya ngo ntimuziranye, we ukagira ngo nta n'icyabaye. Icyo gihe uwo muntu iyo ugize ikintu kigutusha cyagukomerewe akabifata nk'ibisanzwe, nuko nyine nawe ugufata nk'umuntu usanzwe, ntabwo ari umuntu wawe wa hafi cyane, agenda gahoro gahoro. Impamvu ibiganiro nabikoze, hari umuntu wabimbajije ati se n'ibimenyetso byakwereka ko umukobwa mukundana ari kugenda gucika, ari kugenda aba mu buzima bwawe cyangwa haradahari. Kubw'ibyo niyo mpamvu nakoze kino kiganiro. N'abakobwa nabo mushaka ko tuzakora ibijyanye n'abasore bine cyangwa abagabo baza bakabeshya, nabyo ndetayari mu rwego rwo kubaka umubano uhamye. Ikindi kintu kizakwereka ko umukobwa atagufiteho intego yo kubana nawe igihe kirekire, cyangwa se mu rukundo rwanyu nubwo mwitwa ngo murakundana, hari n'ibyo muri gupanga, ariko we atagufiteho target, umva nta soni agira zo kuvuga, irije ryose ararivuga ryaba riteye isoni. Ubundi umwari mwiza arangwa no kwicisha bugufi no kugira isoni. So umukobwa rero ntabwo ari ukugira isoni ko kuvuga ibiteye isoni, ni ukugira isoni ahubwo ko kuvuga ijambo ritari ngombwa kuvugwa. Umukobwa rero muri mu rukundo iyo atagufata seriously, atagufata nk'umuntu nyine yifuza ko wazamwera papa w'abana, ikijambo akubwira ikijambo ukumva rimwe kabiri gatatu birisubiramo byarabaye nk'ibisanzwe, nyine nta soni agira, avuga ibigambo byose ahurutuye, nta kintu na kimwe aba yitayeho. Ikindi rero iyo ari umukobwa wakubaganye, ntatinya kuguha sex. Ubundi umukobwa ushaka kuzakubera mama w'abana bawe ntabwo ushobora kumwira ngo turyamane, ngo akubera avuga ati rindira tegereza, ariko undi ahita avuga ati nipe pesa nipe franga mie, ukamuhereza ugakemura afari zawe nawe agakemurize, mukarangizanya ko guma muri mu mikino, ntago mufite target nyine yo kuzabana. Ibimenyetso ni byinshi, mukundire turekera aha. Ubaye mushashe nyine ukoze subscribe kuri Shusho TV, ukora share kugira ngo ibiganiro bigere ku bantu benshi bagiye batandukanye. Abakora share ndabashimira, muri imfura mwokabyara, muri imfura, kuko ndabibora ku muryango wa Shusho TV hari ahantu turi kugenda tuva, hari naho turi kugenda tugera. Dukomeze tubikore rero, tugere kuri hashoboka, twubaka umuryango cyangwa se imiryango muri rusange. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubahira mu bikorwa byanyu bya buri munsi, mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ibiganiro byacu kuri Shusho TV ni akagaruka, gahunda no kubaka umuryango, gahunda no kugira urugo ruzira umwiryane, kugira umubano uzira biracitse. Ntazibara zidakomanyije amahembe, nkunda kubivuga, ariko iyo mwamenye ibyo mutagomba gukora, mukamenya ko twagiye dukora ibiganiro bigiye bitandukanye, ugenda ubasha gutunganya urukundo ndetse n'urugo rwawe neza. Imana ikomeze kubana namwe kandi bahire mu byo mukora byose. Ndabakunda cyane.